reka rero tujye kuri kesi ya Ntuza mu kinyarwanda twanarije littéralement yego Diane yitandukanyije n'ibyo mama wavuga ntabwo yitandukanyije n'umubyeyi oya cyo ni kimwe byavuga yego hanyuma se uriya mubyeyi nawe ari uwawe ntiwakwitandukanya n'ibyo avuga se katubirebe ntabwo ndi gushuka abana Diane ari ku rwego rwo kwiyamamariza kuyobora igihugu abikoze bwa kabiri yego mama we nta yindi gahunda yindi afite ibyo nta birimo yifitiye akababaro k'ibiba mu muryango we yego hanyuma akagira n'uburyo abibona akagira abo abitwerera nawe ntabwo nkurikije biriya umubyeyi wa Diane Rwigara yavuze abaganga mudushakira abaganga bigisha imiryango ko ibibazo bidakemurwa ihungabana ridakemurwa no kujya mu ruhame. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Karajya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye twicaye muri Urban by City Blue ni naho tugiye kuba tuganira na mwarimu Karajya Omar Jean Baptiste ari nawe utuyoboye hano kuri Pano yego ubundi nanjye okay nkayobora biri kubera kuri Pano kanangire ni excuse ku bantu bacu bamaze iminsi batatubona birakwiye twagize ibintu byinshi biduhuza ikiganiro nabahaye cya Modeste ku bya Kongo nabonye bataragikunze cyane nyirango Modeste naramubwiye ntabwo amenyerewe ariko afite ubwenge ndabyemera ibintu bya Kongo arabimetiriza cyane ariko bazageraho bamumenyere ntabwo twacika intege nari namubazane kuko ibya Kongo nirinda kubivuga kugira ngo ntabijagararamo hanyuma ikiganiro nakoze irwamagana kuwa gatandatu cyaba barabu bapfa amasambu nacyo mugenzi wanjye ku Ntego TV nkuko twari turi kumwe yamaze kugitangaza unange na hano nzakizana kifite subtitles z'icyongereza ubwo nacyo niyo mpamvu nacyo cyatinze hanyuma ibindi byaduhugije twarimo dutegura kujya kwibuka ku ishuri twizeho groupe scolaire Bicumbi niko yitwaga ku gihe cyacu mbere yuko mpagera yitwaga NP Nzige ko yari école normale primaire d'Onzige tuhageze biraguka kubera ko twari tuhazanye lettre nyuma yacu hazana biochimie haba amasection atatu bituma yitwa groupe scolaire itakire école normale tuba GS groupe scolaire nono biva kuri Nzige nk'agasozi biba Bicumbi nka commune yose commune kabisa yes hanyuma nyuma yacu kugeza muri za 2001 haza bayigarura muri normali ariko ya normali hinduye isura yitwaga TTC Teacher Training Center TTC Bicumbi ubu igira amasection yo kwigisha ba materneri abarimu ba materneri abarimu b'indimi ibintu nk'ibyo so rero niho ejo twiriwe byari ibintu bishyushye biryoshye nubwo twibukaga bagenzi bacu ariko impamvu twari twabitekereje nuko ibyo bazize twabibanyemo tunabibona ko bitazoroha yego kwari harabaye amagerageza gihe najyanye n'umwana nabaramu banjye babiri madamu ntabwo yabonye umwanya nubwo nawe yarahize no mwamenyaniye yego na sebuja wa madamu yarahize nawe nta mwanya yabonye ariko najyanye abana banjye bankunda bashaka kubashyira muri biriya bintu hari ibibazo bambaza kubisubiza mu magambo nkumva bigoye bigasaba rero ko mbajyana bakabyibonera icyo ni kimwe
twatashye dushima, twarongeye turabonana, bihinduka ibyishimo, ukajya kureba ishuri rya mbere wigiyemo, aho wigeze gukubitirwa nk'umugeri, aho wigeze se buri wese yari afite kumbukumbu. agafoto nabonye inyuma handitseho première lettre première lettre 88 hariya niho natangiriye uwa mbere. So impamvu wera kamanze shime presidente wa Ibuka wadufashije kubitegura na directrice w'ikigo na vice mayor affaires sociales rero waje nk'umushyitsi mukuru. Byarashimije cyane, nasanze nawe asanzwe nkurikira. Wow, ni ibintu bari bizima buriya nyine nicyo ni bidushimisha, hari ibyo guhura n'umuntu usanga gukurikira. Mahorera n'umufandi twigeze kubana ibyumba, ayobora gendarmerie, ntago yarazi ko nize hariya, nanjye sinanzi ko hize muri umuvandimwe we. Ejo turakubitana ati karigiye ati nawe se ni hano. Wow. Turaramukanya duhana nimero, nta mwanya wo kuganira twari dufite, buri wese yari afite ize gahunda. Yego. Ariko ikintu nongera mbona umundi mugabo wa za Kimironko ufite umuvandimwe we nawe twiganaga, we bamutwaraga no mu byitso. Ariko ibaze gufunga umwana umuntu wo mu wa kane umuntu yabaga afite 10 n'ingahera n'umunani n'icyenda. Mu kane segonderi ku gihe cyacu. Ibaze gufata umuntu wo mu wa kane segonderi w'imyaka 18 ngo umujyanye mu byitso. Yaragiraga se? Iki? Yaragiraga icyo gihe mu kane? Yagira ate? Mu myaka 18 19. Twatangiraga dufite 15. Nge natangiye mfite 16. Ariko uwatangiraga afite bike yabaga ari 15 n'ine, ko twigaga uwa 8. Yego. Twigaga 8 muri primaire, waratangiranye 7 ofisi 15 yakugonga. Yifunga kabisa. No. Ebana abantu byari ibyishimo kubonana, abo twabanye muri ubwo buzima, turongera turaganira na nimugora twana hafi gukesha. Twibukiranye ibyabaga siko byagenze. Abantu ikintu twagarutseho, abantu benshi bagarutseho nuko iyo genocide iba turi ku ishuri, abanyeshuri twiganaga hari gusigara ingerere kuko byari ibintu bikomeye. Ibyo bihe twabayemo ubibona ko hari groupe nini kandi yiganza. Urumva twebwe twiga hazaga 80% muri classe yabaga ari abantu batarengeje amakomine 3, kandi yo mu majyaruguru. Iyo mvuze amajyaruguru ntabwo ari ayanga yatubona. Yabaga ari Ruhengeri na Gisenyi habaga higanjemo abanyeshuri bahonga benshi. Ugasanga Kigali ifitemo 2, Byumba 2, Kibungo 1 mu ishuri ry'abantu 40. Ibyo rero byatumaga babandi uko baziranye, uko bavuga ubwabyo, ibibazo byatangiraga byonyine kuba mudahuza ton mbemwa noneho yakuva udasubiza kawe bigatangira nkanjye nubwo igitabo nagitangiye sinzi uko niro truvye aho mnarindi igroupe nagiyemo ntawayintumiyemo nanjye sinayisabye kwijyamo byikoze kubera iki iyindi nabonaga nibonamo umva ntituvuga kimwe, twavuye hamwe nta nubwo twumva kimwe. Ibyo rero nibyo twarimo tugarukaho hariya n'iby'amoko byazaga nyuma. Ariko icya mbere ari ukuvuga ngo nuwahe d'abord avuga ate, areshya ate, atekereza ate. Ibya atekereza ate byo byatangiye muri 90 cyane muri 90 byavuye aho inkotanyi zimaze gutera batangiye gufata ibyitso. Ariko twageze no muri 80 hari abatanze ubuhamya bavuga ko no muri 88 bikibara kumenyekana ko FPR yavutse. Yego, batangiye muri iryo shuri bazaga gufatamo abarimu bakajya bajyana muri kwa ntuza kwa wa wundi waburaniye mu Faransa Simbikango. Bakajya muri interrogatoire bakabatabasa kugeza bavuze n'ibyo batashaka kuvuga. Harimo n'abanyeshuri rero, harimo n'uwo wapfuye ejo, hari mukuru ese wabo, ariko hari n'undi twari turi kumwe nawe wajyanywe muri abo 88 umuntu wo mu wa gatatu mu wa kabiri. Biraza twebwe tumaze kuhagera, twageze muri 88 inkotanyi zitera muri 90. Ariko n'icyo gihe kuva tukihagera wahitaga ubibona, wabanaga n'uwo ubona mufite icyo muhuza. Yego, turagenda ngewe mpagera kwisepara ko ari guhari kugaragara. Nagezeyo ari umwana twareshyaga dusa wo muri Bicumbi wo kumuyumba, noneho tuyogoshesha kimwe.
noneho ba bandi bo mu majyaruguru yagirana na ikibazo n'uwo mwana Innocent akihorera kuri njyewe agira ngo ndiwe nawe nanjye hagira ikiba bikabuka birangira njye n'uwo mwana twiyita babyara kugira ngo tugabanye confusion. Yego none usomo ukuze birafata birahama urabyumva birahama muri vacances nkagiye wabakazi wacu tuba gutyo duhereye mu wa mbere tugera no mu wa gatandatu ubu nawe baramwishe niro turuva ndi muri icyo gikundi ntazi uko nkigiyemo 90 igeze rero inkotanyi zimaze gutera hazaho n'ikimitekerezo noneho birazamba birahuhuka icyambere ubabajwe nuko inkotanyi zateye ubwo groupe zivuka harabishimiye iko zateye abatekereza ku mpinduka n'abababajwe nuko zateye ubwo groupe zihita ziba no kumeza mutakwicarana ubyo ubwabyo zikimara gutera barebaga ngo uhagaze bitabikereye uhagaze watangira ukavuga uti urumva mbere batubwiraga ngo abatutsi ngo niba ari 9%, abandi bakatubwira ngo hanze ngo hari impunzi z'abatutsi 250 zimaze gutera rero amakuru amwe agenda atugeraho mu gufata ibyitso abantu hari abahungu bamwe babaga bafite abavandimwe b'abasirikare bakababwira situation yose yo muri Kigali kavuga ati kanaka twamufashe yagize atya ibintu nk'ibyo tuba muri urwo hanyuma itariki ebyiri bimaze kumenyekana ko Rwigema yapfuye habaho imihango yo kujya gushyingura Rwigema bagafata umutumba tukagenda ku rwego niba ari segiteri niba ari serire bakikorera umutumba bacukuye imva bakajya gushyingura wavuga uti nk'ibi ni ibiki wakakwandika bize bagahita bamenya aho uhagaze ntabwo ubabajwe no kuba Rwigema yapfuye icyo ni ikibazo ubabajwe nuko Rwigema yapfuye ubabajwe wishimiye ko yapfuye ababyina bakaba ari hariya abababaye bakaba bari hariya hakabamo n'utabyumva n'utumva iyo evenema yo gushyingura umutumba icyambere kwishimira ko umuntu yapfuye si normal ku munyarwanda icyakabiri noneho kujya gushyingura umutumba w'umuntu nabyo wabitekerezaho d'office ukaba urumva 88 89 90 91 amashyaka baraje amaze kuza bigagaragaza abatari muri MND bahita bigaragaza aba PL PSD MDR nuko ubwo ni wumvise uko byagiye bikura ubwo niko hagenda noneho nyine n'imyumvire n'imyemerere itandukana ubwo ibyo byitso nabisimbutse hatangiye imishyikirano byemejwe gutya impaka muri Arusha bemeye undi akavuga ya wowe ibaze ko hari umwana wiga ku ishuri wigeze kuvuga ngo Habyarimana ni igicucu ngo yaba yaratanze ngo ubundi ibi byose ngo barirwa bajya mu nama z'iki ngo batanze uburenganzira wiki nuko bibaho ejo twarimo tubisubiramo ibintu byagendaga biba nta gihembwe cyashiraga badakubisa abo bitaga abatutsi ariko nyuma baje kujya babita inyenzi noneho n'ibyamoko bivaho bakareba uko utekereza bakagupanga ati uriya mugende hanyuma hakaba n'uruhare rw'ubuyobozi iyo byabaga rimwe na rimwe gendarmerie ya Rwamagana ikenterivena polisi communale ya Bicumbi rimwe na rimwe na Semanza akaza ariko ukabona nta kintu kizima batanze mu kigo aho gaho ejo twarimo tubyibuka bigeze kuhicira umuntu bamutwitse bamuteye amataburete haza n'undi muntu bavugaga ngo afite ibijumba bidahiye mu mufuka bati ni inyenzi iri gucengera ebana batangira kumukubita umutipe twiganaga witwaga Muhayimana Vedaste bamwitaga mwasi ngira ngo nawe ni nk'intasi ebana aritambika bamukubita ikintu cya hano kimuca izuru buracya namuhaburira bivuga ubwo Vedaste bita bifatwa ko ngo ari utanga amakuru ntabyo narinzi nta nubwo nzi niba byari byo buri munsi bakavuga ngo habaye inama ngo muri quartier ngo bazigiyemo bati mubakubite rimwe na rimwe ukabyumva gutyo nawe utayigiyemo wenda wamenye kwiri bube ukamenya na raporo ariko utaruhari nawe bakagushyiramo tuba muri ubwo buzima
igihe cy'imishyikirano uko tukomanta ku mishyikirano umwe akavuga ati bemeye 40 contre 60 mu gisirikare ukuva ya ko babahaye ukuva bukigara avuze ati uko babahaye byinshi bagahita atekereza ati inkotanyi bazemereye imyanya 40% mu gisirikare none ubwo bakarara bivuga muri dorotwari ubwo bakana kabazavamo ubwo akazamura umujinya ko yahitaga abona ko muri 60% izasigara yabari muri fari hari abazato akongera akakureba akakwitegereza ati nyamara ati ubwo inkotanyi bazihaye 40 kandi zifite bakeya batarenza 20 bizasaba ko bafata muri aba turi kumwe kugira ngo buzuze 60 nacyo ibyo nibyo twiberagamo ibyo rero nibyo ejo twagiye gusubiramo nibyo twagiye gusubiramo ngewe niyo mpamvu najyanye n'umwana abyumve abibone arebe nyine ubuzima twabayemo nuko kubw'amahirwe ngira ngo twese icyo twahurizagaho mu kuganira nimugoroba turi gukaraba nuko twasigariye kugira ngo tubivuge tunabibwire barumuna bacu bari bahari twarigishije kandi tuzakomeza abari ku ishuri abageze ku ishuri nyuma yacu bamenya ayo mateka tugira amahirwe urumva twakoze monima turabibuka akangabe Damarisi Nsengeyo Birinosa batwagira Yezu Joseph badayisa Batanazi bamwumva neza Medare bakasengere Claudette ba mwarimu ntambe je nimwe nakubwiye wanyigishije paradis artificiel uwo nawe yarapfuye bangoga Jean Berkimas ni benshi abo twibutse barenga 60 ariko nyine ni igikorwa twateguye igihe kinini dushaka kwiyibutsa ubwo buzima ntabwo abo bantu twibutse imibiri yabo iruhukiye mu nzibutso zitandukanye muri Rwamagana harimo 11 ubwo harimo ururimo uwo Nsengeyo Birinosa harimo ururimo Kangabe Damarisi harimo ururimo Kagoyire Gasengayire Claudette harimo ururimo Ndayisaba Atanazi n'abari mu bindi bice ba Philippe barizanye bavukaga za Nyaruguru hose so twebwe rero twareze icyo kuvuga ngo nubwo imibiri yabo iraha reka hano tuhashyire mu nima bariho ari abagenda iki kigo ari abakigamo ari abazakigamo bamenye ngo nacyo kifite uruhare muri ayo mateka so rero ko twebwe kuba tugihari tubashe kuba uko tubanye twagira ngo dutange iryo somo tugira amahirwe inzego zayibuka n'akarere zituba hafi n'imiryango y'abo bantu baza turifatanya abari igikorwa cyo kujya ko gira ngo ubundi ukurikije nature ya genocide ibintu byose bishoboka byo kugira ngo yibutswe bibisomo ku bandi bigomba gukora niyo mpamvu n'ibitabo tuzajya tukabyandika tukatura noneho ku buryo n'uwahirahira akabitekereza akavuga ati burya ku ishuri byagendaga ibaze ko hari umwana yari umwana icyo gihe hari umuhungu watanze ubuhamya ko iyo examen zageraga amakaye ye barayatwikaga cyangwa bakayanaga mu ngunguru agatoha ibaze ko twageze aho tugira umwarimu mukagira umwarimu akajya yigisha yagera ku kintu kizavamo ikibazo muri interrogation cyangwa muri examen akagasimbuka noneho akazagaha abashaka ibaze ko byageze ahantu bavuga ngo jiri niba niterana bakanaka nta diplome tugomba kubaha turabaha 0 kuko muri jiri nta kamera zabaga zihari wasubiza neza wasubiza nabi ukubaza niwe washyiragaho babikizwa n'iki haza umuntu wo muri Mineprisec uhagarariye ibizami kuko mu gihe cya jiri hazaga umuntu uhagarariye ministeri uwaje amenya ko icyo kibazo gihari abimenye atyo aravuga ati noneho uyu mwaka tubihindure turafata amanota umuntu yagiye agera mu isomo kuva mu wa mbere tuyahe 80%, jiri tuyihe 20, abahungu nuko bazibonye. Ibaze nk'uwo mugambi. Turibukiranya ukuntu iyo bavugaga bapanze gukubita, hari abaduhaga amakuru bakavuga ati umunsi barakubita sangahe, bari mu kanama, nibarangiza bahita baza muryame, baracunga musinziriye, amatara azimije, buri muntu afite igitanda kiryamyeho umuntu ari bukubite, noneho aracana itara, baracana itara, buri wese ahagaze ku gitanda cyurimo wari bukubite. Ayo makuru twayamenya tugahindura, twayamenya tugahindura.
dufite abandi bahungu umugabo w'umufundi abibatsinda yitwa Deo ntabwo yakomeje kwiga ngo yabaye umufundi uwo n'undi witwa Ninja uba ntuza ndabyibuka muri 1993 bakubita abo bagabo abo bantu kuko bombi barabo mu Ruhengeri bahinduriye ibitanda bamwe bari ku rutonde rw'abagomba gukubitwa noneho uje gukubita yagira yakorosora akabona umuntu n'uwabo bari bazi ko haryamye byarase ko ari we bashaka gukubita nabimenya nkaharyama baza basanga ari nyewe kandi byari operation itarenze iminota 3 kugira ngo nabo tutababona amasura umuntu batumye gukubita ku gitanda runaka na amasegonda ukubite duhite tuzimya usohoke noneho waswata wasanga ugiye gukubita atari we ugahita ugenda gutyo ntiwabona umwanya wo kujya guhiga aho narinje kureba ari urumva ko n'ubuzima twabayemo twagombaga gusharinga izi experience ariko icyo nashibye rwose nuko byarangiye neza turagenda turaganira dusubira muri ayo mateka hari n'abatara yabanyemo n'abandi ko twari kumwe n'abantu barangije 8 n'9 batazi uko byagenze inkotanyi zimaze gutera twari turi kumwe n'abarangije 91 batazi uko twabayeho amasezerano yarusha atangiye gusinywa twari kumwe nabo ngabo bahageze 8 ntago tuzi uko icyo gihe biho byari bimeze barabitubwira nkanjye wahageze 8 ngo sinzi iby'8 uko byari bimeze cyane byinshi twagendaga tubigarukaho ejo so muri make byahindutse ibyishimo turasura ikigo tuhasanga umusekreteri wari uhari mwiza watubereye nk'umubyeyi n'ubaracyahari mbese turi sinzi uko navuga ariko tuzasubira no kumushura by the way ejo twaciye mu rugo by'akanya wa secretary uwo twahasanze n'ubaracyahari aracyari mu kigo umubyeyi mwiza rwose so muri make iyo yari roho turuvaye hanyuma ubwo twahavuye nyine tujya kwinegura cyangwa gukaraba by'umuco tujya muri Furaha Garden nawe nyirayo ni umwe muri twe hari Gasogi utambitse gatoya mu Rudashya munsi y'umuhanda ahantu heza bafite icyokezo kiri special n'akajaride kandi keza ariko ubwo niho twari hafi twataramye hafi gukesha ahantu hari icyokezo hari abageze mu rugo ubwo Rusine narize mu buriri nka saa Rusine narizo ndabakengurukiye umva nawe ra icyokezo ndabakengurukiye kabisa Liza yari yarwaye nta morale yari afite ariko Rusine uramuzi nyine bari ntago ujya basiga kabisa so kandi bari bakeneye nabo kureba ahantu twabaye mu myaka yacu hagati ya 16 na 20 ni n'umwe n'ibiri aho nta hantu twabaye igihe kinini afite icyo havuze ariko nariza akareba aho namenyaniye na nyina turabakunda kabisa twatake ngira ngo rero ni ibyo ngibyo wenda bibaye byiza ubwo tunyuriyemo gakeya ku cyari gitumye wenda abantu bamaze iminsi batakubona cyangwa batatubona muri rusange ariko amakuru yo cyangwa se biba bihari byo ni byinshi cyane ntabwo twabyirengagije ariko tubatekereza ariko urumva ntabwo isi nayo nyine iradukurura kandi uko nyine kubaho niko kubaho ariko Karegeya ntibituma n'ubundi aho umuntu yicaye badasoma areba ibiba biri kujya mbere hari izo mpinduka muri guverinoma hari amatora hari Rwanda Classified nayo ibyayo bikomeje ibi byose ni ibintu twagiye tugarukaho ibi bihe turimo amatora na Rwanda Classified ikiba cyose hejuru ya 70% kiba kirimo ibyo bibiri nta kintu watera metero ngo ubure ibyo bibiri kabisa nuko bimeze ariko kandi nabonye no kuri ya famille hano hirya abaturanyi ba Bani mu muryango wo kwa Rwigara Assinapol nabonye umudamu we cyangwa se mama w'abana akora ikiganiro kuri Zoom ikiganiro kirekire kabisa avuga byinshi cyane bijyanye n'urugendo rwe ubuzima yasubiye inyuma avuga byose ariko bitunguranye mbona ntibyakiriwe neza na bamwe mu muryango we barimo na Diane Rwigara ari nawe watwitinze agaragaza rwose ko yitandukanyije na nyina gutyo avuze ati rwose ibintu mama ari kuvuga ni
ibitekerezo bye bwite njyewe n'abavandimwe banjye ntituri kumwe ubwo ni musaza we basaza be babiri cyangwa si nibuka umubare ariko bashobora kuba ariko n'uwayoboye ikiganiro bafitanye isano umuvandimwe wawe Tabita ngira ngo yego Tabita Gwiza no yari aravuga cyane ku matelefone idosiye yabariya ntabwo ajya aburamo ariko yari no muri babandi bagomba kugikisha muri za voice ariko yari no bagomba kujya muri iriya nama inama yigeze gutegurwa kubera ikishasa ese arewe nuko hanyuma ubwo sindajya nyirizina hari ikindi kiganiro tuzakora muri ya yindi gahunda yo gutumbirira amatora hari abantu batekerezaga ko hari abantu tugeze gutekereza ko bagiye bajyanye ibyangombwa muri neke bikinira cyangwa bagira gute ariko iyo ndebye uburyo amareaction bagize bamaze kwangirwa shabona ko bari bakaze tuzabigaruka ari Twitter ya Diane ari ikiganiro cya Barafinda ari cya Diane Innocent Barafinda yewe nta mikino nta mikino ariko naje kumenya n'andi makuru ko n'ubundi abavuga ko baba bangiwe wenda bari bujuje ibyangombwa numvise ntabwo ndacyumvise cyose cya Barafinda ariko hari n'abandi bagiye bansanga inbox akavuga ati nkanjye kuri extrait d'ikaziye bageze aho bambwira ibya gacaca kandi muri genocide nayo ifite imyaka 6 umuntu ukavuga ngo afite dossier ya gacaca muri 1994 yari ifite 6 ans cyangwa 10 no ako ni gato tuzakagira icyo kiganiro tuzakigira kirekire turebe bari abantu koko iyo barekarama bavuga iki ariko kurekarama kwabo kwijujuta byerekana ko batagiye mu mukino hari no mu badepite wampamagaye nanjye hari uwanyandikiye so reka rero tujye kuri kesi ya Ntuza mu kinyarwanda twanarije littéralement Diane yitandukanyije n'ibyo mama wavuga ntabwo yitandukanyije n'umubyeyi oya cyo ni kimwe byavuga yego hanyuma se uriya mubyeyi nawe ari uwawe ntiwakwitandukanya n'ibyo avuga se katubirebe ntabwo ndi gushuka abana Diane ari ku rwego rwo kwiyamamariza kuyobora igihugu abikoze bwa kabiri yego mama we nta yindi gahunda yindi afite ibyo nta birimo yifitiye akababaro k'ibiba mu muryango we yego hanyuma akagira n'uburyo abibona akagira abo abitwerera nawe ntabwo nkurikije biriya umubyeyi wa Diane Rwigara yavuze ntawe utakwitandukanya n'ibyo avuga ntawe utakwitandukanya n'ibyo avuga ko nk'abasaza be ntibajya bagaragara muri politiki y'u Rwanda ariko nabo bavuze bati kubera iki umubyeyi arabivugana ikintu kimeze nka trauma sibyo akeneye ubujyanama na Ntuza n'uriya muvandimwe we ngo ni Tabita ntabwo mbazi uriya muryango nta muntu waho turahuza amaso ku yandi sibyo ko Diane afite nimero ye hari igihe mwandikira akitaba nta numwe ndahuza nawe amaso ariko uriya Tabita yakagombye kubanza akareba ko umuvandimwe we Adeline Rwigara afite ihungabana ry'ibyago by'inkubirane by'urukurikirane biba mu muryango ntabwo ari ngombwa ko nababaye uyu minisitiri w'umuryango bakuyeho nari mperutse kumubaza ikibazo yarataransubiza yaransubije yari yarambwiye ko hari umunyamakuru umwe batumiye ubu bari mu mahugurwa ya UN Women i Musanze ambwira umunyamakuru yatumiyemo nari namubaje ikibazo ndamubwira ngo ntago namubwiye ngo honorable minister mudushakira abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe baturebere batubwirira abantu batanga ibiganiro byinshi bereka abantu ko ibibazo byo mu mutwe bidakemukira mu ruhame kubivuga ni terapi ariko kubitangaza nta terapi irimo kubitangaza ni ugukuza indwara kuko hari igihe nyuma unabireba nawe ubwo ukavuga ngo nk'ubu navugaga ibiki so nuriya wayoboye ikiganiro kuri Zoom kirimo Adeline Rwigara
yakabaye atekereza ngo ibibazo umuvandimwe wanjye afite ni iyihe kipe natora, niyo yaba abantu 100 ukababwira ariko nta kamera ihari, kubitangaza akazongera kubibona nta garuriro, bizongera uburwayi. Ikibazo abantu babyize ntago bafata umwanya ngo baze tubahe umwanya babivuge, kuko iyo uvuga bari kodinga ushobora kwinyuramo, ushobora kuvuga n'ikitari ngombwa, ushobora no kwicuza impamvu babivuze, ariko iyo bidatangajwe birangiriraho. So rero nawe ntabwo yagomba guhita mujyana kuri kamera. Hari ibyo yavuze ndaje ntera metero, cyo ni kimwe. Uriya mubyeyi afite trauma ikeneye iyindi therapy itari publication, itari gushyira mu ruhame, abamuganiriza, inshuti, abo yiyumvamo. N'ubu mukanya nabyukiye muri counseling, ariko mu bintu ntanga, umuti wa mbere ntanga nukumva umuntu yamamagaye ejo nkiri ibicumbi, ndamwumva abo twari kumwe mu modoka bati uradukereza, turashonje, dufite inyota. Ni mureke, niba yanyizeye akampamagara, mureke mwumve nta kavuyo, ngwino witabire mu modoka. Ntiwoya counseling nyikore, hari abandi bumva case y'umuntu kandi yizeye ngenge nyine, mwese murimo. Mukanya mvuye kumureba, nahise mubwira ntejo nzakureba kabisa. namwumvise nk'isaha n'igice, kandi n'umuntu wize ni macuha. Ntago ihungabana ntago ari iry'abantu, nimukagere ngo ni iry'abaturage, ahubwo wenda abaturage ahubwo nuko bo barigumana, wenda uwize wagatekereza ati ibi bintu biganirize nde. Umudamu ejo twavuganye kuri telefone, anshira ku mayange, mu kiro gitondo nzindukira mu biro bye, arambwira umwana ukiri muto ariko wamaze kuzana iminkanyari, reka dado yarashaje kundu. Turaganira, reka icyo kiganiro nzagikora ukwacyo. Icyo shaka kuvuga ngo umuti wa mbere namuhaye, namwemereye ubuvugizi mu nzego za Minu Bumwe n'iz'ubutabera, murangira undi muntu wamufasha. Ibyo ni bya mbere nakoze, ariko ndamubwira ngo anatanda mbere uko tubona ibisubizo, ikuremo, gerageza umutwe wawe utekereze ibintu biri positif, wihugira mu by'umuryango wawe wagutesheje umutwe, wihugira mu by'akazi nako kakasa mutwe, shaka ibintu biri soft. Umva uturirimbo tw'urukundo, ibuka ibihe byiza waba waragize bitarimo agahinda, aba ari byo wicara ukurura. Shaka inshuti nyashuti wemera, uhere ku muntu mwiganye segonderi uzi gutera urwenya wakumvaga, shyira sanse mu modoka, ugenda umusure, museke, byose ubiha umwanya mukeya. Iyo ni ako niko kantu nabashije kumuha. Ndamubaza urabinyemereye ati gushaka inshuti nzima zivuga bizima zitamugarura muri ibyo, gutekereza bizima, no kumva. Urumva iyo ufite nk'iyo urugo rurimo violence, imagine aho umwana wawe umushyira mu ishuri akabyanga, akura urugi rw'inzu yawe cyangwa agatera icyuma umushyitsi wawe, umwana wabyaye. Namubwiye nti rero mubyeyi, ihangane, niwiha kwicara wumva romoro ko afite abana batatu basa n'abananiranye bashukwa na se. Namubwiye ngo aba bana niba bamabandi, wowe umugabo wenda atakiriho, wowe uhari, aho bazatera Gatarina uzishyura, kandi wishinje ko wabyariye igihugu ibisambo. Nujya muri iyo mitekerereze uzasara. Ndamubwira rero iyoroshye, umva ibizima, wijya muri za filime z'intuza zimwe zimwe zirimo ba debande. Oya genda urebe, reba filime wenda tuvuge Prince New York ni urugero, ibamo urukundo, uriya niho Liza yavanye izina. Yego, ugenda urebe muri, hari icyo bita Princess Mia, hari agafilime bita Princess Mia, hari amafilime y'urukundo agaragaza abantu, na za Jimmy na ba Jimmy, hari aho bagiraga urukundo. Wumva indirimbo za Adamo Salvatore, ba Celine Dion, ba Whitney Houston, ibintu bikwarimanta bikurya, n'ibyo ugomba kurya, kuko arimo arasaza. Usibye no gusara, yashaje imburagihe, kandi afite amafaranga, yigeze amafaranga arayafite, n'ubu afite akazi, ariko nta mahoro. Urumva ubwo impamvu mbivuze? Yanambwiye ngo ntabwo ashaka ko ibintu bye bijya mu itangazamakuru. Ndamubwira nti n'ubundi ntabwo nzavuga amazina, sinzavuga izyawe, sinzavuga iry'umugabo, sinzavuga iry'umwana, sinzavuga naho mutuye, ariko nanone nyemerera, ntabwo ari njye ntanga ibisubizo. Iyo mbivugiye aha mu ruhame,
hari bamwe bazana imiti yes bamfasha kubona imiti nyine ngese ntago ndi magicien ibisubizo nkorana n'aba turi kumwe hano ubu barimo barabyumva n'ufite igisubizo arahita kizana ntatandukiriye gatoya kuko umuryango ndawukunda cyane ubwo rero nari maze kubwira minister bamukuyeho nako bamuhaye indi ministeri ndavuga ngo abaganga mudushakira abaganga bigisha imiryango ko ibibazo bidakemurwa ihungabana ridakemurwa no kujya mu ruhame. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'imirongo tuvugana. Yego niho wahageze Der Sprachen Hub Drama Language Academy. Twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make. Ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje. Yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online. None sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite? Yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 22. Reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen Hub German Language Academy. Yes, icyo ni kimwe mbere yuko wenda tugira icyo tubwira Karegeya reka banze mbwire abadukurikiye ko abakeneye ibikoresho by'ubwubatsi kurangiza amazu cyangwa se izindi nyubako mushobora kugera ku Ikaro Plaza hariya i Remera. Ikaro rero ibafasha kubona rangete, gypsum, mbese amarangi ibintu byose bisabwa muri finissage. Ara ku Ikaro baragutwaza bakakugeza ku chantier amahoro. Bahamagare rero kuri 0783 250 46. Yego. So kimwe nuko rero ukeneye kujya hanze gukorera kwiga gutura ibijyana no kujya hanze byose. Ujye mu mujyi muri Neo Travels hariya kuri Centenary ubundi bagufashe abangaba umwihariko n'akarusho nuko baragufasha ibintu byose bikarangira amahoro. Apara byo kuvuga ngo narahiye ngo nagize ute. So bahamagare kuri 07 8 230 43 87. Yego. Okay. No dukomeze rero. Ikindi nari ngiye kongeraho ni commentaire ku kiganiro cya Vestine Dusabe cyo yavuzemo ko umugore watangaga ubuhamya ko yacurujwe n'umugabo bikarangira abonye undi mugabo ushaka kumujyana muri Australia bigapfa na incoherence zarimo abo twabivuganye ariko muri commentaire naje kumenya ko bijya bibaho. Ntago ari kubyigisha abantu ariko abantu ntibamenye bwenge bakure. Hari n'uwampaye commentaire mu rugero nanjye nzi rworoheje ariko nyuma naje kubona nabonye ingero nyinshi zabo nahawe ingero nyinshi zabo byagiye bibaho ariko nyine ntabwo ari byiza. Yego. Ntabwo umuntu ari igicuruzwa nyine ubwo umuryango ukeneye kongera ukigishwa no kwerekwa inzira zo gukemura ibibazo utagombye guca hariya. Umugore ufite umugabo sinzi ko ndintroduza. Okay. Navanyemo indi story nanone y'umwana ufite se w'umufaransa uri hano. Umwana ari hano kandi mu buzima buringaniye bubayabaye. Abazafasha yahoze atuye mu Biryogo. Umukobwa w'umufaransa umukobwa nyine ugaragara ko avuka ku muzungu. Ise ntiyigeze amwihakana ariko nyine yabanje kumutsimbararaho ngo amugumane ise agiye gusubira i Burayi. Ariko nyina nyuma nyina arapfa umwana akiri mutoya atashobora gushaka trace zase
so nibaza ko impamvu ntanze ritangazo abantu bazamumenya. Yahoze atuye mu Biryogo hafi n'isoko, hafi n'amazu y'uwitwa mugabo munini witwa Kaburimbo. Uwo mwana nimubona tuzagirana ikiganiro, ngihe subtitles z'igifaransa, isaba yakiriho bazabonana ko nabwo n'uburenganzira bwa mbere, cyangwa umuryango wa se ukamenya ko ufite umwana byanze bikunze buriya na se ashobora kuba yarageze hari akaba ya devoir ke afite umwana. So bizafata igihe, ariko bizafata igihe kubera ko ari umwana simuzi nzi amateka ye, ariko izina ndarizi nanze kurivuga hano. Nzi ko se ari umufaransa, ntabwo wakagombye kuba gutya. Ari umubyeyi yakeneye kubona umwana, ari umwana akeneye kubona umubyeyi, ibindi bikaba nyuma. Kuko ushobora gusanga byinshi mu buzima yaba yaranyuzemo bishamikiye ku kuba nta mubyeyi yarafite, amaze gupfusha nyina akarerwa na nyirakuru, kandi afite son père uri umeze neza mu Bufaransa. Ibyo rero gukemura akantu nk'ako ni ngombwa, bizafata akanya, ariko ndabizi neza ko abantu batuye mu Biryogo hafi yo kwa Kaburimbo bashobora gutekereza akamenya uwo mudamu. Nzi ko yabonye undi mugabo mu kindi gice kitari Nyamirambo. Niba mubona ndabizi hano umuryango mugari bazamubona, bazabimubwira, cyangwa bampe nimero ze duhure dukorane ikiganiro nyitangaze isa kibone. Yego. Ibyo nibyo nashaka kuvuga. Noneho rero twigarukire ibintu byo kwa Rwigara. Nakubwiye abantu bakunda kumbwira ngo biriya bintu bishakamo iki. Nawe kuye ko bari abantu n'abanyarwanda, tuzanye nk'abanyarwanda, bafite amateka nk'ay'abandi banyarwanda, bafite amakuru nk'ay'abandi banyarwanda, amakuru bafite nta masomo, kandi bafite icyo bitanga ku muryango. Narabivuze, dore noneho abana bati twitandukanyije n'ibyo mama avuga. Uriya mubyeyi yarahungabanye, akeneye none umuvandimwe nawe arimo arabikora, arabihuhura nyine amushyira mu ntuza, bamwegere bamuturishe. Uriya muryango ukuntu wari ukize ntabwo wakagombye kuba. Ariko se karege kuba byagera kuri la etape umukobwa yandika kuri Twitter, bigaragara ko mu gikari byagoranye. No, aspirant politique hari ibintu atakwaderaho, niyo yaba ari umugabo we yamwihakana. Ufite plan yo kuzayobora igihugu icyo ari cyo cyose, hari ibyo utajyamo. Ntiwakina publicité, wanabinane kubwiye, ntiwanyara ku muhanda, ntiwakwipfunisha intoki, ntiwashyigikira umuntu wakoze ibi, ntiwashyigikira violence. Kuko isaha n'isaha ushobora dusipoze umunsi yujuje ibyangombwa neke ikamwakira akajya kwiyamamaza, atitandukanyije n'ibyo nyina yavuze, byazabimaza muri kampanye babimubaza, ahita asarishwa nabyo. Reka turebe wenda inside ibyo mama we avuga, ku buryo nawe ari nyoko wakwitandukanya nawe. Icya mbere, icyo twita ibyago biba mu muryango arabyitirira leta. Yego. Icyo ni kimwe. Akabyitirira n'abantu, niyo leta si yose, agafata abantu ku giti cyabo. Ibyo icya mbere, arakreye abanzi. Kandi abanzi be abana batitangije nawe nabo bazaba abanzi babo bana. Amazina akomeye cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ayo mazina avugaho nta na rimwe avugamo ko ryamugiriye neza. Avuga bose ko ari abagizi ba nabi. Ababakomoka bose bararebwa gute na societe. Nanone yabangije. Ibaze umuntu ukubwira ngo yaraje ngo arambwira ngo yewe ngo nubwo naje ku kiriyo ngo ariko ngo abantu barambwiye ko ngo tuyete amère wari ushariye. Akakuvuga mu izina. Uwavuze ibyo yaramuvuze. Hanyuma si uwo muryango we. Iyo ya sadisme. Ya sadisme. Ibaze kujya kubwira umuntu wapfushije umugabo atanemera na circonstance yapfuyemo, ariko ati bambwiye ko wari ushariye tuyete amère. Umuntu wapfushije se amera tubundi. Icyo si ikintu umuntu agutwereye. Ntabwo mpamya ko uwo muntu avuga yabivuze, ariko umuntu agutwereye ko ujya ku muntu wapfushije ukavuga ngo wari ushariye,
wumvaga yamera yagira ngo ashugare aryohere wapfushije umutware w'urugo. Ibaze rero muri societe bakwanditseho etikete ngo Karegeya yajya ku bantu bapfuje akababwira ngo nimugasharire. Ubwo icyo gihe niba ari Karegeya bivugwaho ngo bariza bose baragenderamo bose kabisa. Nundi we nuwo dusangira ati uwo muntu musangira nawe mute ujya gushinyagura. Cyari afite sushinyagura. Aha cyo ni kimwe amazina y'abantu kandi baremereye kutitandukanya n'ibyo avuga ukisanisha nabyo ubaye umwanzi wabo bantu avuga n'umuryango wawe cyangwa nawe umuryango wabo nawe uguhiga ntago ari byo. Icyo ni kimwe avugamo amazina y'abapasiteri bawuziya gatiritiri gaki karingiti mu badive mu badive akavuga ukuntu amazina cyane. Ibyo rero ntabwo aspirant president ntatigera kuvuga bakuru mu mazina kabisa cyane. Biriya byose rero kutitandukanya n'ibyo avuga wajya mu gatebo kamwe nawe kandi aravugishwa na trauma. Diane amaze gutera intambwe ko we uko yari ameze 2017 yarahindutse agomba kuguma gutyo. Ibintu nka biriya rero utitandukanyije nabyo ejo cyangwa ejo bundi wagira ahantu ugahura nabyo mu nzira. Sinavuga ngo wabizira ko mutere ariko ushobora kujya kugira ikintu ugeraho bati harya si wowe uyu si umukobwa wa wundi wavuze gutya ko ari twe twagize dutya cyane bikaza bikagera ahantu bona ko nyine biragaragara ko ukuriya mu mubyeyi yabivuga nta miyaga yabaye kuri uriya muryango. Kuko iyo haba imiyaga hari gahunda Kenisi numvise muri publicité avuga ngo gahunda yafashiriza uwo mwana. Gahunda yafashiriza uwo mwana ni nka yayindi ishobora gutuma uzamura akazu kagataha ariko niba iyo haza ko gahunda yafashiriza uwo mwana iriya nzu nubwo umujyi wa Kigali avuga ko batari bujuje ibyangombwa bashoboraga kuvuga ati mwihangane musabe icyangombwa noneho mwubake kuri standard muzuze neza. Iriya misoro bavuga ko banyereje nuza ku ruganda rukageraho rugurishwa iyo haza ko gahunda yafashiriza uwo mwana bari kugirana amasezerano murumva mwakwishyura aya mafaranga mu gihe kingana iki bikaba kubera ko ubuse abamotari sinjya numva polisi na Rwanda Revenue bavuga ngo abantu bafite moto zimaze igihe muze muzifate musinye igihe muzatangira amafaranga. Iyo haba mufashiriza uwo mwana ntibyari kuba izo ni metero ndi kubyumva abadukurikiye banyumve ntacyo bari abantu dupfana ubunyarwanda ariko iyo habaye iyo ibyo byose biza kuba erega nizo confusion mu rupfu rw'umusaza hari uburyo zagomba gukumirwa. Hari uburyo bwagomba gukumirwa counseling kubwira abantu bakagira access kuri depuye mortere y'umubyeyi wabo ibintu byinshi. Ibyo byose rero uriya mubyeyi we ari muri trauma. Diane yarayikize kandi arashaka kwikira burundu kuko no kuba yaradepoje ejo bundi bwa kabiri. Icya kabiri kuba yarakoze tweet ivuga ngo abaza umukuru w'igihugu ati kuki udashaka ko nanjye nakwiyamamaza ariko bugacya nyine yavuga biriya agahita bati nitandukanyije ibyo mama avuga nanjye aho arimo arazamuka mu myumvire. Zira twite ebyiri zirerekana personality imaze kuba developer. Nubwo yavuze biriya ati nabujijwe kwiyamamaza na kanaka ariko nanone ibyo mama wavuga byamubuza kwiyamamaza n'ubuzataha urumva rero ko hari ibyo amaze kurenga ariko uriya mubyeyi ahubwo ngiye ubwo nari natekereje ko tweet ye ya mbere avuga ko umukuru w'igihugu yamwangiye n'ibyo nyine yatangaje. Iyo Diane adakora tweet ya kabiri ibyo mama we yatangaje byari guzwa na tweet ya mbere ariko iya kabiri irerekana ko Diane arundi araje ibyo mama ishinga na politiki. Attention kwitandukanya n'ibyo umuvandimwe avuga cyangwa umuntu avuga ntabwo bivuga kwitandukanya nawe nta nubwo bivuga ko umushinja ibinyoma. Ntabwo bivanaho ukuri kwaba kubirimo wabyumvise ariko ukuri kwaba kubirimo uko Diane yakuvuga nka aspira candidat presidente ukuri kwaba kurimo ntabwo ariko Diane yakuvuga ntabwo ariko mama we yakuvuga ntabwo ariko Diane yakuvuga kandi uriya mubyeyi afite ukunda bivuga nge nibyo nita ibyago we ntabwo ariko abyita na Diane yabyita ukundi. Niyo mpamvu
ubwo mbyite ngo iki hari fond na forme yego fond ni ibyo avuga forme ni amagambo akoresha n'iriya zoom yakoresheje abitangaza ni uburyo abivuga ni umujinya bivugana ushobora gusanga kuri fond hari abantu benshi bahuza nawe ariko forme dore nanjye reka kuri forme ariko kuri fond umuntu ashobora kubitekereza ni imetero nabwo ni imetero ariko kuri fond nta wavuga ko byose ari ibinyoma kuko uvuga arivuga no oya ibinyoma inzu isenywa hano ntitwarebaga ariko forme abivugamo ubu sirahari none se umugabo ntiyapfuye ariho none se uruganda rwagurishijwe rurahari none se ntiyambaye iroza ntitwabibonye mu makamera ibyo niyo fo mvuga irireye igisigaye rero kumenya kubivuga ngo byagizwemo uruhare nande icyo bita responsabilité rôle imputabilité ibyo ari gukora n'ibyo bintu ari gukinaho ninde responsable yakabaye uriya mushoferi w'ikamyo ku mpanuka yo mu kabuga ka Nyarutarama akaba umujyi wa Kigali kuri ino nzu akaba Rwanda Revenue kuri ku ruganda iyo ni responsabilité rôle uruhare wagizemo uruhare n'indi mu mpanuka ashobora kuba na nyir'ubwite cyangwa undi muntu indi modoka yitambitse cyangwa se abaje gukora PV cyangwa abaganga badekaraye dese hanyuma hano rôle uwazanye umushoferi wa kira kigateripira cyayuriraga yakinaniye cyayimazeho nk'afu kwezi hanyuma ku ruganda rôle umuyesha w'inkiko hanyuma rero imputabilité iyo ni ikaze cyane uriya mubyeyi rero we byose imputabilité ni ikaze cyane niyo mpamvu ari Diane umukobwa we n'abahungu basaza ba Diane abahungu be basaza ba Diane cyangwa n'undi musesenguzi ari we wese nta wahuza n'uriya mubyeyi kuri imputabilité imputabilité aravuga nomema wowe kanaka gutya na gutya wowe kanaka gutya na gutya wowe kanaka sinzi niba umusoro watumye bagurisha uruganda koko bari bawurimo cyangwa se baragiye kuganira na Revenue iganira n'abantu benshi kugira ngo bagabanye imisoro iyo uri baze kugira bikirarane hari uburyo mugenda mukaganira bati tuzabigendamo gutya baraganiriye byagenze bite ariko kubera icyo imputabilité icyo yempitaho iyo cyamunara kuba kuriya mubyeyi afite abo yempitaho iyo cyamunara nta wajya utitandukanyije nawe se ubwo waba utari muzima byose agenda byempita ku bantu akavuga amazina kandi bafite ibiryango kandi baracyakomeye kandi baracyafite imbaraga utitandukanyije nawe waba utari muzima sibyo noneho tena uko umuntu uri gutanga ibyangombwa muri NEC uyu mwaka babyanze 2029 bashobora kwakirwa cyangwa 2034 cyane urumva utitandukanyije cyane kuri imputabilité responsabilité na role byo aho ngaho abantu benshi nta nubwo hatinda bashobora guhura nawe oya aho ngaho abantu benshi bashobora guhuza nawe ariko imputabilité dusangiye igihugu pe ariko ibindi wapi harya wamamaje ndumva twasoza nyamara twasoza niba ntigishije ndamase kandi mumbabarire pe ubwo aho nagejeje naho kadusoreza aho kandi ngushimire pe asante sana